mu kiganiro cyitwa menya nibi mu bubatsi. Mfite abagabo banyirukaho, mfite abagore banyirukaho. Ibaze nawe ubusa iyo ubona abagore bakwirukaho uri umuntu w'umugabo ufite urugo, ubona abagore cyangwa n'udutado. Iyo ubona abagabo bakwirukaho ufite umugabo, abo ni abagabo cyangwa niba abandi nita imbusuri, ntago ari umugabo. Nubona abagabo bakwirukaho kandi ufite umugabo wawe, abo ntago ari abagabo ni imbusuri. Nubona abagore bakwirukaho ufite umugore n'udutadoho. Hanyuma rero mbabwire, nimba ubona iwawe mu rugo ibyishimo bidahari, uhita umenya ngo uru rugo ntiruhari. Nta muntu utabikunda n'umwubamo. Ako kantu rero muri aka kanya b'inkwakuzi navuze ibyishimo bahita birukira mu buriri, ariko ntago ariho haba ibyishimo honyine. Ibyishimo ni igisheni kirekire, kumutega amatwi yahuye n'ibibazo bimuzanira ibyishimo, no kuba wamwumva mu gihe yagukoshereje nabyo bizana ibyishimo. Ngo mu rugo rwawe, ku mugabo wawe, ku mugore wawe, urwana urugamba rwo guhiga ibyishimo. Nubona bidahari ubishake, nutabishaka uhita ukuraho, kuko nta muntu ushaka kubabara. Ibyishimo bibera uruhinja, bikabera n'utangiye kugenda. Ibyishimo biryohera ukambakamba, bikabera byiza n'ugeze muri primaire. Ibyishimo umusaza arabikunda, ibyishimo n'umukecuru arabikunda. Kujya ahantu wabwiye umugabo ngo uyu munsi ndi bujya ukamwaka uruhushya, bizana ibyishimo. No gutahira isaha mwavuganye bizana ibyishimo. Iyo ukoreye umushahara wawe, umugore wawe yamenye umushahara wawe, mu bintu bimutera ibyishimo nabyo birimo. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje abakunzi ba Mama Sharirene official, nizere ko muguwe neza aho muri hose. Turabashuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi. Turasuhuza abari muri Amerika ya ruguru, abari muri Amerika y'epfo, abo muri Europe, abo muri Australia, abo muri Aziya. Mwese nizere ko mumeze neza. Ni kuri Mama Sharirene official, aho mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana impuguro. Hari ibintu byinshi mujya musangaho. Hariho icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo, hariho ikiganiro cy'urubyiruko cyitwa tegura ejo rubyiruko, hari ikiganiro cy'abubatse cyitwa menya nibi mu bubatse, hari ikiganiro cy'itorero cyitwa kera n'ubu hitorero, hari ikiganiro cy'itorero cyitwa hakorwa iki mu itorero. Hari ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma rero uyu mwanya ndashaka tuganire menya nibi mu bubatse. Menya nibi mu bubatse niyo tugiye kuganira. Ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi, turavuga kimwe mu bintu bitandukanya abashakanye. Imwe mu mbarutso zishobora gutuma habaho divorce, nicyo kintu tugiye kuganira. Bimwe mu bintu bitandukanya abashakanye, cyangwa bimwe mu bintu bizana amakimbirane hagati yo mu bashakanye. Ni ibintu byinshi bitandukanye, uko nzajya numva kimwe nzajya nza nkibaganirize, ariko uyu munsi hari kimwe nshaka ko tuganiraho. Kimwe mu bintu bituma abantu batandukana ni ikintu cyitwa kubura ibyishimo. Kubura ibyishimo hagati y'abashakanye. Muri aka kanya b'inkwakuzi navuze ibyishimo bahita birukira mu buriri, ariko ntago ariho haba ibyishimo honyine. Ibyishimo ni igisheni kirekire gishamikiyeho ibintu byinshi, nubwo hari ariho hambere, noneho bahise baseka. Hanyuma tuganire kimwe mu bintu bituma abantu bazana ibibazo. Mureke mbabwize ukuri. Ndashaka kubwira abagore bafite abagabo, nkabwira n'abagabo bafite abagore. Ndashaka kukubwira ngo ikintu bita ibyishimo hagati y'abashakanye, ibyishimo hagati y'abashakanye navuga ngo niyo fondasiyo yo kubaka urugo. Kandi nimvuga ibyishimo ntuhite utekereza hariya gusa, kuko ibyishimo ni uruhererekane rw'ibintu bitandukanye bishobora gushimisha umuntu, bigashimisha umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Nituvuga ibyishimo nturebe hamwe dore niho imitima yanyu hite ijya dore ko mubikunda kubi, ahubwo utekereze ibintu bishimisha umuntu ni ibintu bitandukanye. Mureke mbabwire, iyo ukoreye umushahara wawe, umugore wawe yamenye umushahara wawe,
mu bintu bimutera ibyishimo nabyo birimo. Noneho yagira n'uburenganzira ku mafaranga yawe wakoreye nabwo bikamuzanira ibyishimo. Kwicaza umugore wawe ukamubwira imishinga ufite mukayifatanya bizana ibyishimo. Kandi no kubwira umugore amafaranga yasohotse ayo ufite na yasohotse n'impamvu yasohotse nabyo bizana ibyishimo. Kubwizanya ukuri bizana ibyishimo. Kujya ahantu wabwiye umugabo ngo uyu munsi ndi bujya ukamwaka uruhushya bizana ibyishimo. No gutahira isaha mwavuganye bizana ibyishimo. Gutegurira umugabo wawe ibiryo akunda bizana ibyishimo. No kumubwiza ukuri gahunda wagiyemo nabyo bizana ibyishimo. Kumutega amatwi yahuye n'ibibazo bimuzanira ibyishimo. No kuba wamwumva mu gihe yagukoshereje nabyo bizana ibyishimo. Guha agaciro umugore wawe uko ateye kose bimuha ibyishimo. No kumuha umwanya mu rugo rwe akamenya ko nawe ari umwe mu bantu bashobora gufatira umwanzuro iby'urugo nawe byazana ibyishimo. Hanyuma wumvise ko ibyishimo ngiye kuvuga ntago ari ibya hariya gusa, nubwo naho birimo, ni ibyishimo by'uruhererekane. Ndashaka kubwira abantu uyu munsi ngo mu rugo rwawe, ku mugabo wawe, ku mugore wawe, urwana urugamba rwo guhiga ibyishimo. Nubona bidahari ubishake, nutabishaka uhita ukuraho, kuko nta muntu ushaka kubabara. Mureke mbabwire, nta muntu ushaka kubabara. Nubabara iminsi mike arihambira. Ariko abantu, nta muntu udakunda ibyishimo ba muri iyi si. Ibyishimo bibera uruhinja, bikabera n'utangiye kugenda. Ibyishimo biryohera ukambakamba, bikabera byiza nugeze muri primaire. Ibyishimo umusaza arabikunda, ibyishimo n'umukecuru arabikunda. Ibyishimo bikunda abantu bakiri bato n'abantu bamaze gukura. Ni ibyishimo by'abageni, ariko bikaba n'ibyishimo by'abasazanye. Nta muntu wanga ibyishimo. Hanyuma rero mbabwire, nimba ubona iwawe mu rugo ibyishimo bidahari, uhita umenya ngo uru rugo ntiruhari. Hanyuma ahantu wakura ibyishimo ngo umugabo wawe abigire n'umugore wawe, utangira ubihige. Niba kubwira ko Dubai biriyo, ntuzabara amamiliyoni uzahatanga, uzabihashake. Niba kubwira ko hari ishuri ushobora kwiga gushaka ibyishimo, uzatange minerivare. Niba kubwira yuko ushobora kubitumiza muri Amerika ufite ubushobozi, uzihangana ujya kubitumizayo. Hanyuma ibyishimo niba kubwira ngo bigura amamiliyoni menshi, uzayatange n'ubu yafite. Ibyishimo niba kubwira ngo ku mucanga urabe habona, uzagende mu wicareho. Ariko ugire gute ubishake. Nta muntu utabikunda n'umwubamo. Ako kantu rero. Kandi mureke mbabwire, abantu murikunda, kuki mushaka kwishima mwenyine? Hanyuma abagore n'abagabo bahari imyanzuro bajya bagira bafata, ibyo sinabyitaho. Mfite abagore banyirukaho, mfite abagabo banyirukaho. Ibaze nawe. Ubuse iyo ubona abagore bakwirukaho uri umuntu w'umugabo ufite urugo, wabona abagore cyangwa ni udutado? Iyo ubona abagabo bakwirukaho ufite umugabo, aba ni abagabo cyangwa niba abandi nita imbusuri, ntago ari umugabo. Nubona abagabo bakwirukaho kandi ufite umugabo wawe, abo ntago ari abagabo ni imbusuri. Nubona abagore bakwirukaho ufite umugore, ni udutado. Hanyuma tuvugishije ukuri, nta muntu utabikunda ibyishimo. Uhereye nonaha, nimba uzi ko bidahari ni mu bishake. Ubutaha nzababwira ibintu bitandukanye abashakanye. Usanga ari ibintu bahinga mu murima, usanga ari ibintu ushobora gushaka ukabona, usanga ari ibintu bafitiye imyanzuro hagati yabo, ariko bakanga bagatandukana. Kandi iyo batandukanye, buri wese abavuga ngo afite abagabo bamwirukaho, afite n'abagore bamwirukaho. Umva ko ari abakwirukaho nyine. Ariko burya mu isi yababaho, nta kizaruta umugabo wawe, nta n'ikizaruta umugore wawe. Narababwiye ngo nuba ufite umugabo, ujye umutunga nkaho ari umwe Imana yakuremeye ku isi,
n'ubu ufite umugore ujye umutunga nkaho nta wundi Imana igufitiye, kuko nta bagore Imana igira bo gupfusha ubusa, nta n'abagabo bo gupfusha ubusa Imana igira ite ifite. Icyo kora bimwe mujya kwiraruriza by'Imana ntacyo pe. Bimwe uraruzi Nyamirambo bya bindi mukubitanira muri kwasiteri, bimwe mukubitanira mu nzira mutanaziranye, uriye moto nawe ari mu modoka, ni nk'ibyo byose. Ariko uyu munsi nkuzaniye umuti, kandi umuti ni nkuzaniye n'uwunywa n'ibikatsi byawo, ndakubwiza ukuri uri bugukize. Uyu munsi ndashaka nganiriza abashakanye babana ngo hagati yanyu ikintu bita ibyishimo birakenewe. Umugore wawe natakubonaho ibyishimo, ndakurahiye azaguca inyuma. Umugabo wawe natakubonaho ibyishimo, azaguca inyuma. Ese ibyishimo akeneye birahenze? Ese ibyishimo akeneye ntibiboneka? Biraboneka. Ni n'ibintu mwifitiye, ni ibintu bishoboka. Nababwiye hano bituruka. Byonyine iyo wubashye umuntu ukamwubahira ko ari umugore wawe, nabwo bimutera ibyishimo. Iyo wubashye umuntu ukamwubahira ko ari umugabo wawe, nabyo bimutera ibyishimo. Ibyishimo abantu barabikeneye. Ibyishimo umuntu abitangaho amafaranga, agatega akajya ahantu kure agiye kubishaka. Ibyishimo umuntu abitangaho amafaranga, abitangaho umwanya kugira ngo yishime. Ibintu byose nta kintu abantu bakora badafite ibyishimo. Hagati yanyu mujya mushaka ibyishimo. Ntabwo ukwiye kuyoberwa igishimisha umugabo wawe, nta nubwo ukwiye kuyoberwa ibintu bishimisha umugore wawe. Mwese rero ni mubishaka. Nimba uzi ko umugore wawe agira akarenge, aba ashaka kwigendera, ibirori byaha, wamuhaye amahoro akagenda. Ubwo nyine afite akarenge kamunaniye. None se nimba uzi ko umugabo wawe yikundira umupira, wamuretse akawureba? Kuba umugabo wawe akunda umupira akawuraramo agataha saa 7, biba intandaro yo gutandukana? Ntabwo bikwiye kubina. Naho abashaka kuzashaka abagabo b'abamarayika n'abagore b'abamarayika babikira Mariya, ntabwo bizakunda. Nta nubwo bizashoboka. Ikintu bita ibyishimo nicyo kintu ushaka ko tuganiraho muri aka kanya. Nimba ashimishwa no kwirira ubugari, wowe ukaba utabukunda, waba umusongeye. None se iminsi mumaranye n'igihe mumaranye, nimba utazi igishimisha umugore wawe, ukaba utazi igishimisha umugabo wawe, ubwo waba umaze iki? Mu bintu wagombaga kumenya mbere n'ibyo birimo. Nimba ari n'ibikuruhije, bikora ariko ushaka ibyishimo. Nimba ari n'ibigutwara amafaranga, bikora ariko ushaka ibyishimo. Nimba ari n'ibigukosoma, n'ibikumara, ariko uri kuki mudashaka kuvunika? Ibi biramvuna, ibi birandushya, ibi singemeye, sinabivamo. Ibaze nawe ntiyabivamo. Ariko wenda bikurushye ariko bikore. Wenda bikuvune ariko bimukorere. Wenda bigutwara amafaranga ariko bimukorere. Hari aho umuntu mwagapfuye yuko wanze kumusohokana, wazamusohokanye. Wenda uzamujyane kuri Nyabarongo, muhahagarare kuri twatwuma ko kuri Nyabarongo, so uko umusohokana muzagende muhahagarare, umubwire uti sheri, utaye amazi ya Nyabarongo, urabona atari gutembera neza? Ugira ngo se yarakara? Nimba ubushobozi bwawe bugarukira kuri Nyabarongo, uzamujyaneyo. Nuba n'ubushobozi bwawe bugarukira hariya kuri Mpazi, kuri amazi yo kuri Mpazi, uzaba ariho umujyana, ariko umujyana aho ubushobozi bwawe buri. None se nimba uzi yuko iyo watashye utinze bimubabaza, wajya utaha kare ko bifitiye ubushobozi. Ntuba watinze ku kazi, ntago uba watinze mu bitaro wagiye gusura umuntu, ntago ari muri gereza uba wagiye kureba ufunze, ntago uba wagiye kureba uri mu kaga. Aho utinda nawe urahazi, aho utinda nimba ari ibintu bidasobanutse, wajya utaha kare. Ntawakishinga iby'abagore bana, nawe uzababara iminsi yawe yose yo kubaho. Gushakira ibyishimo abo mwashakanye, nimushakira abagabo banyu ibyishimo, mushakira abagore banyu ibyishimo. Nimba umugabo wawe ashimishwa nuko ujya ahantu wamwatsa uruhushya, wajya urumwaka. Ariko se nzajya mpora nakuruhushya, njyewe ndi umwana wo muri primaire, ngaho da.
none se nimba bimunezeza wabimukoreye bigutwaye iki? Umugutu papa runa ndi bujya kurepeta, papa bebe uyu munsi hari umudamu w'inshuti yanjye nshaka kujya gusura, mwakuruhushya naruguha umusabira umugisha, ariko narukwimubireke naho nabyo bimutera ibyishimo iyo yakubujije ikintu ntugikora, nabwo arishima akavuga ati umugore wanjye aranyumvira. Ariko se buzajya hora mbuza kugenda ahamba nicaye mbamara iki? Wenda kwirirwa kureba bimutera ibyishimo, bigutwaye iki se ubundi abo bagore ujya gusura baruta umugabo wawe? Mureke mbabwize ukuri, ibyishimo nibibura hagati yanyu ujye umenya ngo umugabo ntahari n'umugore ntahari, rwamaze guhirima, kuko nta muntu wishimira kubabara iminsi yose. Nabo mubona bagenda bahumiriza, hari abantu bahumiriza ngo tudatandukana kubera ifiyeri ry'akazi mfite, akihangana umwe akarara mu cyumba ariko harababaye, umwe akarara mu cyumba cye n'undi akarara mu cyumba cye. Hari abantu bahumiriza ati twarasezeranye ubutazatandukana, bagahumiriza nyine bakabishobora. Hari undi uhumiriza ati nidutandukana abana banjye bazabaho nabi, agahumiriza agahora mu buzima bwo gusharirirwa no kubabara. Hari igihe bizaturumbuka rero avuga atasikiwe igishaka kibi kibyimbye kimeneke, avuga ati bijye iyo byakagiye. Mwashatse ibyishimo hagati yanyu, kwibyishimo ari fondasiyo yo kuba ku rugo no kuba mu rugo. Nta muntu n'umwe udakunda ibyishimo. None se reka nze mbabwire, muzi ko hari abagabo bataha saa 5 z'ijoro atari ingeso mbi bagira, ari ukugira ngo badasanga umubabaro mu ngo zabo? Wibaza umugabo aratashye, yiriwe muri stress zo gushakira abana ibirayi, hanyuma asanze umugore ngo ameze nk'umugati wa senkani. Ubu rero umugati usigaye ugurije, na kera twavuga ngo arabyimbye nk'umugati wa senkani. Yarakaye, uwo arakarira ntibiriranywe, uwo arimo ararakarira ntibavuganye nabi, uwo arakarira nawe afite ibyamurakariye hanze, avuye hanze n'umubabaro w'abamwambuye na bosi wamuhaye makeya, n'uwamubwira ati nzaguhemba ukundi kwezi gushize, kandi afite stress zo mu rugo, atahanye umubabaro no mu rugo arahwasanze. Yavuga ati ubundi gutaha imbere y'uriya mugore uhora undeba nabi, reka mbe ndetse iminota y'icumi akajya mu kabari ataragakundaga, akiga gakungu atarakabagamo. Umugabo wawe yishime, urwana urugamba, umugore wawe yishime. Nkwibutse ko ntabwo ibyishimo bituruka ku mafaranga, ntabwo ibyishimo bituruka ku mashuri, ibyishimo bituruka mu mutima unyuzwe. Umutima unyuzwe w'umugabo, umutima unyuzwe w'umugore, hanyuma buri wese agahirimbana. N'abantu barya kawunga kuzuyemo ibyishimo kakababera neza, kandi abantu barya ikijumba cyuzuyemo ibyishimo kikaruta ifiriti, abantu birira intoryi zuzuyemo ibyishimo zikaruta inyama, abantu binywera ka mukaru kuzuyemo ibyishimo kakaruta nido. Ibyishimo muri ya manege kamwiberamo, ibyishimo muri ya kredi ya banke, ibyishimo muri ya rasiyo gake yusiga, ibyishimo muri bwa bukene, ibyishimo biri mu bukode biruta abafite amayetaje batabifite, ibyishimo biri muri kredi biruta abantu bakoresha amafaranga batigeze baguza banki. Ibyishimo ni fondasiyo. Ubu rero mubona n'abagabo bajya bafata Bibiliya bakazijugunya, kare bajya guhiga ibyishimo mu bandi bagore. Ubu mubona abagore baca inyuma abagabo babo baba bagiye guhiga ibyishimo mu bandi bagabo, kandi ibyishimo ajya kuraruza ahandi, nawe muri wowe urabibitse, ufite ubushobozi bwo kugira gute bwo kubimuha. Ariko hoya hazagende, hari abandi bagore, hari abandi bagabo. Hanyuma ndashaka kubwira abagore, ntabwo abagore mukwiye kubagereza mufungiranamo abagabo banyu, nta nubwo abagabo bakwiye kubagereza bafungiraniramo abagore babo. Ukwiye guhinduka ibyishimo ku mugabo wawe, nawe agahinduka ibyishimo ku mugore we. Ni mubirwanirire, kandi ahantu hose bazakubwira
ngo uzahakura ibyishimo by'umugabo, uzakoresha imbaraga zawe zose ugenda ubihakure ubimuzanire. Aho bazakurangira ushobora gukura ibyishimo by'umugore wawe, uzarwana urugamba ugenda ubiterure ubimuzanire. Ikintu cyose cyanezeza umugore wawe uzashyiremo imbaraga ugikore, icyanezeza umugabo wawe uzashyiremo imbaraga ukimukorere. Umugabo naho umugore ibyishimo, umugore agaha umugabo we ibyishimo, ndababwiza ukuri urwo rugo ruzaba rukomeye. Ariko nibiba bidahari ujye ubara nubona ijoro rikeye ujye uvuga uti ntiricya, kuko nta muntu uzishimira kuguma mu mubabaro. Mbifurije kubaka ingo nziza zirimo ibyishimo, mushimisha abagabo banyu n'abagore banyu, kandi iyo mwese mwishimye n'izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, igihugu n'itorero ibintu bikagenda neza. Uzi umugabo ufite umugore mwiza umuha ibyishimo, ahorana fresheri, ahora ari bugari, ahora yishimye naho akorera. Reka nkubwire, iyo ari umuganga yakira neza abarwayi, yego. Iyo ari umucuruzi afata neza abakiriya, iyo akorera leta akora neza akazi ke, ahantu hose yicaye akazi agakora neza. Ariko ntukabone uwabuze ibyishimo akabyuka mu gitondo arakubwira nabi, ukavuga ngo uyu muntu hari ahantu anzi, ntahakuzi, ahubwo hari ikintu gikomeye atagira. Afata umujinya uri mu mugore wose yamubabaje akaza kuwukwegekaho. Uzi umugore wishimye, umugore iyo yishimye ibintu byose bigenda neza, abakozi baraseka, abana baraseka, umugabo, ibintu byose bigenda neza. Rero ndabakunda, I love you so much. Mbifurije ibyishimo mu miryango yanyu. Yari Mama Charlene Official. Hanyuma wowe utarakora subscribe nuyikore kugira ngo ujye wumva ibi biganiro. Mu kiganiro cyitwa Menya nibi mu bubatsi, ni ikiganiro kirimo impuguro z'abubatsi. Imana nibahe umugisha.